turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu ashimwe. Inshuti zanjye, inshuti z'umusaraba, bakundwa bana b'Imana, mbazaniye inkuru ibabwira ngo Imana irabakunda, Imana ibitayeho, Imana irabasetsa, Imana irabanezeza, Imana ijya ibasha kumara umubabaro, Imana ijya ibasha kutugarurira ibyishimo twari twarabuze. Yesu ashimwe cyane. Mbonereho akanya keza nk'aka ko kubashimira abantu badukurikirana ku Mpuhwe z'Imana TV. Ku Mpuhwe z'Imana TV hakorerwaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibishimire, Imana y'amahoro ibanezeze, Imana y'amahoro ibarwanirire, Imana y'amahoro ibereke gukomera kwayo, mubone mu maso y'Imana. Ndumva nkeneye kubona mu maso y'Imana, ndumva nkeneye kutabarwa n'Imana, ndumva nkeneye kuwiteka kwereka ineza ye, ndumva nkeneye kusohoka muri uwo mubabaro, ndumva nkeneye kusohoka muri ako gahinda, ndumva nkeneye kusohoka muri ibyo bibazo, ndumva nkeneye kusohoka muri ubwo bushomeri, ndumva nkeneye kusohoka muri ako gahinda, muri ubwo bupfubyi mu izina rya Yesu Kristo. Ndumva nkeneye kusohoka muri urwo ruzerero rwakugize imbata, ndumva nkeneye kusohoka muri ubwo buriri uryamyemo imyaka irenga 3 kubera uburwayi. Ndumva nkeneye ko Imana igukura ku gisasiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni ukuri, tekereza ibyo Imana yakoze kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12. Imana yagukoreye iki? Ni hehe wahuriye n'Imana? Ese hari ikintu waba wibuka Imana yagukoreye? Niba hagihari, yizamurira icyubahiro, yizamurira icyubahiro, yiha icyubahiro. Ese aka kantu wari ukazi? Imana ikunda icyubahiro cyayo. Imana iyo yubashye, ikintu cya mbere gituma Imana itabara umuntu wayo, ikintu cya mbere gituma Imana ikwishimira, password ya mbere ni ukuyiha icyubahiro cyayo. Kunyurwa n'ibyo yagukoreye bikakunyura, bikakunezeza, ugahora uvuga ngo Mana ndagushimye, Mana warakoze, Mana narakubonye, Mana warantabaye, Mana warandengeye, Mana waranyiyeretse, Mana. Ibyo bintu bituma Imana irushaho kugukunda, bituma urushaho kuba inkoramutima y'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibishimire, Imana ibanezeze. Uku kwezi kwa 12 turimo, uko kuri gutambuka tujya kwinjira mu mwaka utaha, gusigarana ibyakuruhije, gusigarana ibyakurwanyije, gusigarana abaguhize, gusigarana abarozi, gusigarana abakonikoni, gusigarana inyatsi, gusigarana imyenda, gusigarana buri kintu cyose cyakubujije amahoro, cyababaje umutima wawe, gisigarane n'uku kwezi. Winjire mu kwezi kwa mbere ufite amashimwe y'Imana. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Rusi. Igitabo cya Rusi, igice ni icya mbere, umurongo wa mbere niho turi buhere. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Elimeleki na Nawomi basuhukira i Mowabu. Ijambo ry'Imana rivuze ngo Elimeleki na Nawomi basuhukira i Mowabu. Mu minsi y'abacamanza, inzara iteye mu gihugu, nuko umugabo wa Betelehemu n'i Buyuda asuhukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Ubwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Nawomi, n'abahungu be 2, umwe yitwaga Mahaloni, undi yitwaga Kiriyoni. Bari Abanyefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda. Bagera mu gihugu cya Mowabu, baturayo. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa,
asigarana n'abahungu be bombi. N'abahungu be bombi barongora abamowabukazi, umwe yitwaga Urupfu, undi yitwaga Rusi, amarayo imyaka 10. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo Imana ishimwe, ndavuze ngo duhe Imana icyubahiro. Aya magambo y'Imana dusangiye cyangwa dusomye muri iri jambo ry'Imana, uyu mugabo Elimeleki igihugu cye yaratuyemo cyateyemo inzara. Amen. Giteyemo inzara, biba ngombwa ko akivamo, arasuhuka ajya i Mowabu. Imana itugirire neza. Agezeyo ajyana n'umugore we Naomi, ajyana n'abahungu be Mahaloni na Kiliyoni. Baragenda ngo bagera muri kiriya gihugu basuhukiyemo. Imana y'amahoro aya masaha, uyu mugoroba, ikwambika imbaraga. Ujye wirinda kugenda utayoboje Imana. Ujye wirinda gukora ikintu icyo ari cyo cyose utabanjije kubaza Imana. Uyu mugabo ntabwo yigeze abaza Imana, kuko iyo abaza Imana ntabwo aba yaraguye muri iki gihugu yari yagiye gusuhukiramo cyangwa yari yagiye guhahiramo. Haleluya, haleluya. Aragenda ajyana n'umugore we Naomi. Bagezeyo arapfa. Amaze gupfa asigira Naomi abana be 2 b'abahungu. Imana iturengere, Imana itwiteho, Imana idutabare. Ntago nzi ikigeragezo uhagazemo, ariko icyo uhagazemo cyose, uko cyaba gisa kose, uko cyaba kimeze kose, Imana y'amahoro, wirinde gukora ikintu utayigishije inama. Pfukama, si ngombwa ko ushaka n'abagusengera, nawe ubwawe urihagije. Wapfukama nawe ugasenga, ugahamagara Imana, ukinginga Imana, ukayiyoboza urugendo ugiye kugenda, ukayiyoboza bizinesi ugiye kwinjiramo, ukayiyoboza ibintu ugiye gukora. Haleluya. Ibintu byose reka mubwire, iyo ugiye kubikora ugasenga Imana, niyo uhuriyemo n'intambara urongera ukabaza Imana, niyo uhuriyemo n'ikigeragezo urongera ugapfukama ukabaza Imana. Noneho kuko Imana ikunda icyubahiro cyayo, ikavuga ati ariko uyu muntu igihe cyose ikintu agiye gukora arabanza akangisha inama, arabanza akambaza. Haleluya, haleluya. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho. Mureke twubahe Imana, mureke tuyihe agaciro. Imana ni nziza, Imana ntikoze isoni. Imana iyo mugendanye irakubahisha. Umuririmbyi yaririmbye ngo iyo umuntu yubashye Imana baragendana, ngo gupangana nayo gahunda ntago bigira uko bisa. Haleluya. Pangana n'Imana gahunda. Reka nkubwire, shaka uburyo upangana n'Imana gahunda. Mu muryango wawe upangane n'Imana gahunda, mu bana bawe upangane n'Imana gahunda, mu kazi ukora upangane n'Imana gahunda. Ntabwo izagukoza isoni, ntabwo izagutererana, ntabwo izakurekura. Impamvu mbazaniye rino jambo, uyu mugabo Elimeleki yagiye atabajije Imana. Kandi n'umugore we nawe ntabwo yigeze asenga Imana. Imana ibahe gusenga, Imana ibahe kwigisha inama, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nuko basigarana n'abahungu be 2. Bana bahungu 2 barongora abanyamahangakazi b'abamowabukazi. Amen. Umwe yitwaga ngo Urupfu, undi yitwa Rusi. Imana ishimwe cyane. Bamaze kubarongora, urumva bari bivanze n'andi mahanga. Imana itugirire neza. Menya umuntu ugendana nawe, menya umuntu ubana nawe, menya umuntu uganiriza ibyawe, menya umuntu.
haleluya. Hari abantu ugendana nabo bagatuma utagera no ku cyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Hari abantu uganira nabo, hari abantu uba ugomba gutandukana nabo kugira ngo ugere ku masezerano yawe. Imana y'amahoro iduhane umugisha kandi tugirire neza. Bene abo bantu turabafite cyane. Araza yakwegera ukabona ni umuntu mwiza, mwasengana ukabona afite emosiyo, ari kurira, ari kugira gute, kandi yuzuye uburyarya n'ubucakura. Imana igukize abo bantu, wirinde kugendana n'abanyamahangakazi. Nuko bamaze kubarongora ntago hashize igihe aba bahungu barapfa. Aba bahungu barapfa, Maharoni na Kiriyoni barapfa, bapfa bakurikira se. Imana itugire neza, haleluya haleluya. Bakurikira se, bamaze gukurikira se, tekereza uyu mubyeyi ahantu yari asigaye. Uzi ko bapfuye badateye n'aba bakobwa inda, nta n'ikimenyetso basize, nta n'akana babyaranye n'aba bakobwa. Urumva atari ikibazo gikomeye cyane? Imana itugirire neza. Bamaze gupfa, Nawomi amenya amakuru ko Imana yibutse igihugu cy'iwabo. Imana ishimwe cyane. Arangije azenga utwangushye asubira mu gihugu cy'iwabo. Amen. Igihugu cyawe ari igihugu cyawe, ujye ukunda gakondo yawe. Amen. Ujye wirinda kuba impunzi. Nugenda ugiye no gupagasa, ugiye no gushakisha, ujye ubanza uyoboza Imana. Nubona hano byanze, banza uyoboza Imana, ugende ubanje kuyoboza Imana, kubera ko bagiye batayoboje Imana, bagezeyo bahurirayo n'ibibazo. Ariko n'ubundi ni hahandi igihugu cyabo cyaratabawe. Kimaze gutabarwa, Nawomi afata inzira asubira mu gihugu cye. Bivuze ngo gakondo yawe ni iy'agaciro, gakondo yawe ni iy'agaciro. Agiye rero abwira abakazana, barabwira ati bakobwa banjye ndabasezeye, ndagiye nsubiye iwacu. Bakazana barambwira ngo ntago turi bwemere gusigara, witwingingira kugusiga. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Arababwira toya, ndajyana namwe se kwenda iki? Mujye mu ngo z'ababyeyi banyu mushaka abandi bagabo, Imana y'amahoro izabagirire neza kuko natwe mwatugiriye neza. Umukazana w'umwe witwa Urupfu aramusoma, asubira mu gihugu, ndoko asubira mu babyeyi be. Ariko Rusi aratsimbarara, aravuga ngo ntabwo nzagusiga, ntabwo nzagusiga, nzabana nawe. Imana ishimwe. Rusi umukuraho icyigisho, Rusi umukuraho icyigisho, Rusi umukuraho icyigisho. Imana itugire neza. Arangije ngo aravuga ngo nzabana nawe, abwira nyirabukwe, kandi ubyumve, umugabo we yari yapfuye, nta mwana amusigiye, nta n'undi muhungu uyu mubyeyi yari afite wagombaga kurongora Rusi. Wapi, nta n'umwe. Ariko aramurahira, aramubwira ati njyewe igihugu cyawe nicyo kizaba igihugu cyanjye. Nkwifurije ko matana n'Imana uyu mugoroba. Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzarara nanjye niho nzarara. Mbega umukazana mwiza Mana. Aho uzagwa nanjye niho nzagwa. Tabone sharabiri. Aho bazaguhamba nanjye niho bazampamba. Haleluya, 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 haleluya. Hari korasi imwe iginezeza ivuga ngo muze tunambe kuri Yesu, na Rusi yanambye kuri Nawomi, Nawomi amugiriraho umugisha.
haleluya haleluya. Muze tunambe kuri Yesu nkuko Rusi yanambye kuri Nawomi, Nawomi akamugiriraho. Amina haleluya. Imana ishimwe. Nejejwe n'ijambo ry'Imana, ndumva mfashijwe n'iri jambo. Haleluya. Arambwira ngo icyo uzarya nicyo nzarya, aho uzarara niho nzarara, icyo uzambara nicyo nzambara, ndetse ngo nintandukana nawe Imana Uwiteka azabimpore, sinzigera ntandukana nawe n'umunsi umwe. Yesu we, ndanezerewe. Mbese ufite migambi ki yo komatana na Yesu? Niba uyu mukazana yaromatanye na nyirabukwe, wowe womatanye nande muri iyi minsi? Tuvuge ngo amen. Ariko Rusi ni umukobwa w'umunyabwenge. Rusi ngewe ajya anezeza cyane. Rusi ni umukobwa w'umunyembaraga. Rusi ni intwari, umuntu wemeye komatana na nyirabukwe ntacyo amuciye. Abantu bo muri iyi minsi ashobora komatana nawe afite izindi nyungu agukurikiyeho, ariko uyu mukazana yomatanye na nyirabukwe ntacyo amuciye. Yaramukunze gusa, amwiyumvamo, yumva agomba kubana nawe. Baragenda basubira mu gihugu cyabo. Ngo bababonye, ngo bamunyamudugudu ngo baza guhobera Nawomi, ngo bamuhoberana n'umukazana, batazanye n'umukazana, azana n'umukobwa tutazi. Ariko Rusi ngo arababwira, Nawomi arabwira ati ntimwongere kunyita Rusi, ntimwongere kunyita Nawomi, kuko munyita uwashaririwe. Imana yarankaranze, Imana yankoreye ibintu, umva munyita uwashaririwe, ntimuzongere kunyita iryo zina. Imana itugire neza. Imana ishimwe yuko dusharirirwa, ariko ntiturekure. Hari ibintu bitubaho muri iyi si bikadusharirira, ubusharire bukakwinjirira cyane, ndetse bukakwinjirira ukumva ubuze uko ubigenza. Ariko Imana ishimwe, hahimbazwe Yesu utajya uturekera mu busharire, ujya ugera hagahindura amateka yacu. Akira icyubahiro cyawe Mana, kujya uhindura ubusharire bwacu ukabuhinduramo uburyohe, tukanezerwa, tukagushima, tukaguhimbaza. Ndafashijwe, ndanezerewe. Imana ishimwe. Ngo amakuru aracicikana, bagiye mu gihe cyiza, mu gihe cy'isarura rya Seyiri. Imana ishimwe cyane. Bagezeyo batwara amakuru bati yewe, baragenda ati Nawomi yazanye n'umukazana witwa Rusi, wanze kumureka, wanze kumuta, yabanye nawe, yomatanye nawe, yaramukunze, yamurahiye indahiro ko azabana nawe, mbese batazigera batandukana n'umunsi. Nuko buracya umukobwa ngo aragenda, wajya guhumba, ajya gushaka ibibatunga. Imana imuha umugisha y'umukobwa we. Ndafashijwe. Dukeneye abakobwa nk'aba ngaba. Imana ishimwe. Dukeneye abakobwa nk'aba. Abakobwa muri iyi minsi cyangwa abadamu muri iyi minsi usanga banejejwe n'amadivorose, usanga ndigendeye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo ntabwo ari byo bizima. Mufate iki cyigisho mukigire icyanyu. Uyu nguyu yanambye kuri nyirabukwe, nta mugabo akimukesha, umugabo yapfuye, nta mugabo nyirabukwe yari afite ngo aramutera indi nda, umugabo we niwe wabanje gupfa mbere, abahungu be nabo bakurikiraho nabo baripfira. Ariko uyu mukazana avuga ati sinzakureka, nzomatana nawe. Omatana na Yesu. Mwifurije ko matana na Yesu. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo, reka nkubwire, va mu bintu by'uruvangavange, va mu bintu doko muri ibyo ngibyo, bireke biriya bintu nawe wumva urimo bidahesheje Imana icyubahiro, bivemo, womatane na Yesu nk'uko Rusi yomatanye na nyirabukwe. Urebe ukuntu Imana iza kukugira neza. Aragenda rero ngo ajya guhumba ahantu, ajya guhumba mu murima w'umugabo witwa Bowazi. Ndafashijwe. Uyu Bowazi yari mwene wabo Nerimeleki.
haleluya. Ngo arangije ngo abona umukobwa ngo arimo arahumba, ngo abaza abagaragu be ngo arabwira ngo se uriya mukobwa ni uwahe? Bahita bamubwira uwo ari we, aravuga ati ni wa mukobwa womatanye na nyirabukwe, ni wa mukobwa w'umunyabwenge. Abwira abagaragu barabagatumva, uriya mukobwa ntimugatuma ajya guhumbira hirya, ajya ahumbira hano hafi y'imbuga muri guhuriraho. Imana ishimwe cyane. Aba ariho ajya ahumbira, hanyuma igihe cy'amafunguro nikigera mumufungurire, mumuhe amazi, mumuhe buri kimwe cyose. Imana imuhe umugisha Bowazi. Imana imuhe umugisha. Yego, Imana iduhe abagabo bameze nk'aba Bowazi, bafite umutima w'urukundo no kuzirikana. Imana iguhe kuzirikana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nuko ngo ahumba byinshi uwo munsi bitandukanye n'ibyo yahumbaga. Haleluya. Ahumba byinshi uwo munsi. Arangije ngo arataha. Nyirabukwe amubonye ngo aramubwira ati ese byagenze bite ko mbonye uzanye ibintu byinshi, habaye iki? Arambwira ati mama, nahuye n'umugabo muzima witwa Bowazi, niwe wampaye aho guhumba. Arambwira ngo mpumbe hafi y'imbuga y'aho bari guhurira. Yangaburiye, anyoye, nariye, meze neza. Nyirabukwe arambwira ati amakuru nguhaye uyumve, uriya ni mwene wabo w'umugabo wanyu. Imana imugirira neza. Nyirabukwe aramubwira ati uriya mugabo ni mukamwene wanyu w'umugabo wanjye, uzamwitwareho neza. Amugira inama, aramubwira ati uzagende ukarabe, use neza, wisige ibihumura. Umva nyoko buku ukugiriye iyo nama, nyoko buku ukugiriye iyo nama. Nawomi ni umubyeyi mwiza, nawe Imana imuhe umugisha. Arambwira ati hanyuma uzagende umusange aharyama. Ndafashijwe. Ngo aragenda abikora nk'uko nyirabukwe yabimubwiye. Aragenda ajya mu mirambizo y'uburiri bwa Bowazi, niko ijambo rivuga. Ajya mu mirambizo y'uburiri bwa Bowazi, araharyama. Bowazi amwumvise. Bowazi ikintu cyatumye amenya ko Rusi ahari nuko ngo yagiye kumva yumva ashyushye ibirenge. Avuga ati ko numva ibirenge byanjye bishyushye nk'uko bitajyaga bishyuha, habaye iki? Aravuga ngo urinde wowe? Rusi aramubwira ngo umujakazi wawe nkugirireho umugisha. Aramwihorera burake. Imana ishimwe. Abantu ba kera bari abantu beza. Imana ijye iduha ubwenge kandi iduhe kwihangana, iduhe gukomera, dukomeze icyo Imana yaduhaye. Imana yacu ishimwe, Imana yacu itugire neza. Gusa icyo nakubwira, Rusi yaje kuba umugore wa Bowazi. Yaramuguze, amugurana n'imitungo yose.